right bakunzi bacu twagarutse kuri The Viral episode 46 tuje ndetse kubabwira nanone ndetse ku nkuru zijyanye n'ubundi ndetse n'abakozi b'Imana n'abakora Satani, uburyo Satani ahemba nabi, uburyo uwakoreye Uwiteka ndetse ahembwa neza. Iyi season ndetse aho dutangiriye ndetse kuri ndetse Nyirasenge wa Nyambo cyangwa se Tantine w'Abanyambo na Aisha n'abakode, hanyuma niho dutangiriye muri aka kanya. Dutangiye ndetse bababwira ngo ndetse bana banjye ni mujye inama kandi mugire guhuza, hanyuma musenge, kubera ko gusenga niko kuzatuma ndetse ibyiza biba ku buzima bwanyu, nibyo bizatuma muba abanyamumaro mukaba agaciro maze bikabasha kugenda neza. Hanyuma mu byo musengera nabonye mufite abakunzi, mujye musengera abakunzi banyu ndetse mutazashaka kuri za nyabinge. Hanyuma akomeza ababwira ngo rero bana banjye ni umubyeyi wari uri kugira abana inama, ese mwebwe ndetse mujya mugira abana banyu inama ndetse za gikristo, ndetse mujya mubasha kuganira n'abana banyu mukababwira ndetse ibyubaka, cyangwa mwebwe murabashimira? Reka mbabwire, iyi filime irimo iratwigisha ibintu byinshi bijyanye ndetse no gukizwa, bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bwo mu rugo ubayemo. Ndetse akababwira ngo rero ati mujye mumenya yuko ndetse ejo wenda nge nshobora kwitahira nkipfira, cyangwa se ndetse tugasengera umuntu ufite ikibazo bikangwa ko tubigwamo. Hanyuma uwitwa Nyamba aramubwira ngo mbese bishoboka gute ko mwabasha kugwa ndetse muri rwo ruzitiro kandi musenga Imana? Ndetse arababwira ngo ndetse na utagira ubwoba kuko natwe turi abantu. Wibuke Eliya amaze guhanurira ndetse uriya mwami, ndetse byabaye ngombwa kahunga ndetse ahungira ahantu ku kagezi. Iryo jambo ry'Imana turisanga mu Bami, mu gitabo cy'Abami. Hanyuma uwitwa ndetse Eliya yaje guhunga kubera ubwoba yaragize ati rero natwe turi abantu, niyo mpamvu tugomba kugira gute, tugomba ndetse kubasigira umurage mwiza. Dushobora gupfa cyangwa tukabiramwo ubuzima, biraza guherera hehe? Katurore aho biri buze guhera. Hanyuma duhite twihuta cyane dukomeze nanone ndetse kuwitwa ndetse nyina wa Teta ariwe bita Fabiola, baje bihuta cyane. Wibuke ndetse twarangije season y'ubushize ya 45 ndetse twayirangije 45, iyo season 44. Hanyuma twayirangije ndetse uyu ndetse wari warabanye n'uwitwa ndetse Teta cyangwa se Fabiola, hanyuma abuze uwitwa Nana yarabuze burundu. Ese Nana aho yaburiye na n'ubu naragaragara, ese biraza kugenda gute? Twasize aguye muri koma, niho twasize aguye. Ese biraza guherera he ibyo witwa Nana? Biraza kurangira gute? Kurikira irebere iyi filime aho biri buze guhera. Hanyuma ndetse yari yaguye hasi, yaguye igihumure. Hanyuma ndetse uwitwa ndetse nyina ndetse wa Fabiola yaraje aje ndetse mu rugo, hanyuma kureba uyu mwana wariranywe na Fabiola. Hanyuma akihagera asanga igihumure, bahise bakomesha. Hanyuma mu gukomesha byaje kurangira ndetse abamubyukije bari bazi ko yapfuye, basanga ni muzima. Arababazibwira ati muragiye muravaye, ati tuvuye kuwitwa Teta cyangwa se Fabiola, atuzi ibintu yadukoreye, ati kandi ari nge wavuyeyo. Ariko ndetse ntari kubabwira ibijyanye na Nana. Hanyuma bamuganiriza uko byagenze. Twihuse ndetse nanone twagarutse nanone kuwitwa Aisha atangira kubwira ndetse umuvandimwe Claude, hanyuma atangira kumubwira ndetse uko bimeze. Aramubwira ngo mbwira ubundi ukundana na Devu, andati atangira kumubwira ngo ibyo tubyihorere. Nukuri ndagira ngo mbatangarize ngo nubwo bimeze gutyo, intsinzi ihora ari ya Yesu. Mureke mbabwire, mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kubera ko ibindi byose ari nyongera. Hanyuma bidatinze tugaruke hakuno ndetse ijya ari kumubwira ndetse tugaruke kuri uyu mukanishi. Hanyuma atwaye
urumva iyi modoka ayizanye ndetse kwa Kiramani, hanyuma yizanye kwa hahandi ndetse bakorana n'imbaraga z'umwijima. Reka mbabwire, abantu bose batunze siko ndetse ubutunzi bwose barabukuye ku Uwiteka. Hari abatunze bafite ubutunzi bakuye kuri Satani. Ibyo byose ndetse iyo byitegereje usanga ndetse icyo wakora icyo ari cyo cyose udafite Yesu nta gaciro, nta nicyo bimaze nshuti yanjye. Kugira Yesu nibyo by'agaciro, ni nabyo by'umumaro. Ese biraza guherera hehe? Katurore aho bihera. Byarangiye gute rero? Uko byaje kurangira, byarangiye ahuye na Pasteur Nsabe. Pasteur Nsabe aramubwira ngo harya tuziranye he? Undi aramubwira ati se, ati nago twahuriye mu nzira. Ati yego. Ati none urajya he? Ati nzanye imodoka ahangaha. Kumbi ndazanye imodoka ni hahandi ndetse Pasteur Nsabe yari yagiye gusengera we na tante ndetse wa Nyambo, niho bari bagiye gusengera uwitwa ndetse witwa Kiramani. Ese atangira kumubwira ati rero, ati umugore hano sinzi icyo dupfa, ati nukuri, ati ngewe, ati byaranyoye, ati umugabo hano nawe ndaramubuze. Ese bizagenda gute? Katurore aho bihera. Hanyuma tugaruke nanone ndetse kuwitwa nanone ndetse uwitwa mama ndetse wa Fabiola, ndetse aramubwira ngo icyo uko byanda kose ngomba gusenga. Nibyo yabwiraga ndetse uyu mukobwa ndetse wakundanaga na Fabiola, ndetse mama Fabiola bafataga nk'abana be. Wibuke ko hari ibyaje kubaho ndetse mu kubaho byakwabyo biza kurangira ndetse atambye ndetse umugabo we. Hanyuma mu gutamba umugabo we byaje kurangira nanone ndetse bigaragaye ko ndetse uwitwa ndetse mama Fabiola atangiye kuvuga ngo nindakorera Satani ngomba gupfa, nindapfa ngomba gukizwa ngasenga nkamaramaza. Nibyo bizaba ari bishema, nibyo bizaba ari by'agaciro kurushaho. Ese biraza kurangira gute? Hanyuma tugaruke nanone ku witwa Devu ndetse n'uwitwa Simbi. Devu na Simbi ndabona ndetse ibyabo nabo amaherezo ntago nyasi bagenzi banjye. Hanyuma ndetse Devu ari kubwira Simbi ati umva, byanze bikunze ugomba kuma icyo nagusabye, kubera ko ibi wabyinjiyemo ndetse wabyinjiyemo. Reka mbabwire abantu b'Imana, mwebwe muhabwa amafaranga n'abantu mugahabwa amafaranga mukagira ngo nayo aya mafaranga ni muzobo yaturutse. Nimujye muba maso cyane kandi mugende mu mugambi w'Imana, mushaka Imana kandi mujye mugira amakenga, kuko nutagira amakenga ari uzafata ubutunzi nurangiza ufata ubutunzi bw'umwijima. Nyamara sinzi uko bizakugendera nufata ubutunzi bw'umwijima, ariko nufata ubutunzi buturutse ku Mana bizaba ari byiza. Ari kubwira Simba tuzi n'ibindi si atera ibyanjye, gahunda zanjye zose nta mikino zibamo. Ati nge nawe imipangu napanze nidacamo, nge nawe tuzagwa muri ibi ngibi. Simba aramubwira ngo bishoboka guteze ko tuzava muri ibi ngibi, ati ko nazo umunsi nzapfira. Undi aramubwira ngo nyamara ntabwo nzapfa nyine tuzajya, kubera ko amaze kubyisangamo. Hanyuma Simba akomeza amubwira ngo none se uragira ngo igenze ute ko ugerageje byose byanga? Uwitwa Renzo ko abyitambikamo, ko nakubwiye ushaka ahantu umushyira, numara gushaka ahantu umushyira mbanze nkore gahunda, hanyuma nizirangira uzajya wabona kugira gute, uzajya wabona ndetse kongera kugarura Renzo. Wibuke Simbi ndetse nawe nta mutima mubi afite, kubera ko ntashaka ko Renzo apfa. Ariko Devu ari kuvuga ngo kireka tumwishe, ndetse biraza guherera hangehe. Hanyuma kiri kumubwira kumwica ako kanya, ndagira ngo ukurikirane. Hanyuma Nyambo yahise ahinguka. Mu guhinguka, ese Nyambo yabyumvishe? Ese inama bajyaga byo kugira ngo ndetse uwitwa Pasteur Nsabe bamutwara imbaraga yaje kubyumva? Ndagira ngo ukurikire unareba muri season itaha aho uri buze guhera naho uri buze kurangirira. Biraherera he? Katurore aho bihera. Ndetse twakomeje filime ndetse nanone uwitwa Teta nagarongera kugaragara, sinzi aho yagiye. Ndetse nanone uwitwa Mitsutsu yaje ndetse aje gushaka nanone ndetse urukundo rwe. Ndetse mu kwagera yahuye n'abamukanishi, ndetse mu kwagera ndetse atangiye kumubaza ngo ese wamukanishi we ni iki kikuzanya ahangaha? Ati nje kureba. Ati ndetse paturo w'uru rugo ati muzaniye iki? Ati muzaniye ifunguzo. Reka mbabwire, yaramuzaniye ifunguzo z'imodoka. Abana b'Imana bafite imbaraga z'Imana bava bakagira ntabwo biyemera. Rero bene data, umuntu uri kwiyemerana ndetse imbaraga Imana yamuhaye afite akaga. Nareke Imana imwemere, n'Imana kumwemera izamwemeza abandi. Ndagira ngo ukurikire kandi urebe iyi filime aho biri buze kugira gute kurangirira.
biraherera he katurore aho bihera. Hanyuma ndetse nawe ukurikiranye filime uze kureba aho biri buze gusoreza iyi filime. Nibwo Nyambo yazaga agasanga Dave ndetse n'itwa Simbi barimo baravuga ku mukunzi cyangwa se kwitwa Pasiteri Sabi. Biraza kurangirira he katurore aho bihera, kandi wubaha Imana ukunda Imana kugira ngo